Aramutse neza, nitwa Zombi. Ngarutse mfite agahinda kenshi ndetse n'umubabaro. Hari ikintu kimwe nshaka ko tuganiraho, nubwo bamwe muri bagifata nk'aho ari ikintu cyoroshye, ariko ni ikintu kigoye kandi kibabaje, ku buryo mu minsi iri imbere Afurika dushobora kuzisanga ahantu habi, ubukungu buri kujegajega mu rubyiruko cyane cyane, tutazi ngo byatangiye gute. Icyo kintu nta kindi ni Aviator cyangwa se akadege, bitewe n'uko wowe ubyita. Ubundi ibi bintu byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2022, aho umugabo witwa David Natroshvili yicaye agira igitekerezo cyo kuvuga uti akora iki kintu bita akadege cyangwa se Aviator. Muri make niba wumvishe neza, uyu niwe nyiri gutangiza akadege. Aha ni mu gihugu cya Amerika. Niho uyu mugabo yari yicaye ku maguru y'abiri, aravuga uti nta kindi nkwiriye gukora usibye kureba uburyo urubyiruko rutazasevinga amafaranga, kuko nta kindi yari agambiriye. Muri make wowe ukina akadege cyangwa se inshuti yawe uzi ikina akadege, ndahamya ntashidikanya ko nta gusevinga cyangwa se kubika amafaranga igira. We na sosiyete ye bita Stripe baricaye baravuga bati reka dukore iki kintu. Iyi ni sosiyete yari isanzwe ikora imikino ya kasino, musanzwe muzi cyane, kuko byari mu nyungu zabo, ariko ntibigeze bareba ku mbaga nyamwinshi cyangwa umubare w'urubyiruko rwo muri Afurika ruzangirika kubera ibi bintu. Muri make bashatse nko kwikubira, nicyo twavuga, kuko impamvu tuvuga ko bashatse kwikubira, uyu ni umukino ugoye kuwurya cyangwa se kuwutsinda ngo amafaranga uyacikane. Ndetse nk'aho ibyo bidahagije, uburyo wubatsemo cyangwa se porogaramu bawukozemo ni ibintu bidasobanutse. Kubizi ibintu bya coding cyangwa se programming, ikintu cyitwa WebGL murakizi cyane. Iki nicyo bifashisha bari gukora uyu mukino w'akadege. Ubundi iki ubusanzwe bagikoresha bakora ibishushanyo bya 3D na 2D. Muri make ibi ni ibintu bigenda bihindagurika buri mwanya, ku buryo utapfa kumenya ibyo ari byo. N'akadege nuko gakoze. Hahandi uzicara ukakabara, ukavuga ko akabaze, ukabona kakubye inshuro 5 cyangwa se 6 kagera ku bikubo byo hejuru, ku ya 7 ugashyiraho wizeye yuko ubwo wenda kagiye kongera kagakuba, ntibizagutungure kubona kadakubye n'inshuro imwe kagasimbukira muri 0. Akayabo k'amafaranga yari washyizeho kagahinduka umuyonga. Ubundi uyu mukino twawita uw'amahirwe cyangwa se umukino w'ubusambo, kuko niwo mukino wonyine uguha amahirwe yo gukuraho duke twawe tumaze kugeraho. Ushobora kuba uri mu nyungu cyangwa utari wayijyamo, ariko biba bishoboka kuyakuraho, bitandukanye n'indi mikino y'amahirwe uzi. Niyo mpamvu uyu twawita umukino w'amahirwe cyangwa umukino w'ubusambo. Kumva ko niba washyizeho 1,000 cy'amanyarwanda bikaba bimaze kuba 2,000, utakuraho ngo wunguke 1,000, ukumva ko wifuza ko gakuba kakageza mu 100, ukarya 100,000, kandi ni ikintu kiba gisa nkaho kidashoboka. Ubwo nibwo busambo tuvuga. Ariko ntitwakwirengagiza ko hari bamwe mu rubyiruko bariye akayabo k'amafaranga ku iki kintu bita akadege cyangwa se Aviator, bishobora kuba byarahinduriye n'ubuzima. Hano twavuga nk'uwitwa Fusen wo muri Kumasi muri Ghana, wariye asaga akayabo ka $1,100,000 by'idolari. Ni amafaranga menshi cyane yaguhindurira ubuzima wowe n'umuryango wawe, wowe uri kunyumva ubu ngubu. Gusa ntitwakwibagirwa n'uyu witwa Sydney wo muri Zambia. Uyu niwe muntu wabashije gutegereza akadege gakuba inshuro nyinshi, arya $136,000 by'idolari. Ako kayabo ni kenshi. Uyu yategereje inshuro 500 akadege kakiri gukuba, atari yakuraho amafaranga. Izi ni inshuro nyinshi cyane, nubwo uri kubyumva ukumva bimeze nk'ibintu byoroshye. Inshuro 500 kuzitegereza ikintu kigakuba, uzi ko washyizeho amafaranga yawe n'igihagarara amafaranga ari bugende. Ariyo mpamvu iki kintu twakise nk'umukino w'ubusambo. Bisaba umutima ukomeye ndetse ukomeye, ku buryo ikintu cyakuba kikagera mu nshuro 500 gitegereje. Ndabashimiye kuba mwabanye nanjye.
mukore subscribe, like, comment na share